hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Uko gukiranuka niko tuvuga, natwe niko twakiriye, niko gukiza ugufite, utagufite aracyari mu byago byo kurimbuka. Nibyo, ariko niyo mpamvu hariho ivugabutumwa. Mwabyumvise rero no ku kiganiro cyacu gitangiye. Ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa. Mukurikira kuri Fine FM 93 n'igice kimwe buri munsi wa gatandatu ndetse no ku cyumweru isaha ya saa 10 kugeza saa 11. Ni ikiganiro mugezwaho n'abavugabutumwa bwiza mukunda. Uyu munsi abo muri kumwe nabo muri studio ngiye mwumva ni Emile Nshimiyimana, akaba ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe utari mushya mu kiganiro, nibwira ko mumaze kumumenya, kandi nawe arabakunda, niyo mpamvu ashaka umwanya kugira ngo aganire namwe. Reka basuhuze hanyuma dukomeze kubana muzi abo muri kuganira nabo. Imana ishimwe cyane. Amen. Nanjye ndasuhuza abakunzi ba Radio Fine FM, kandi by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kigira kiti ijuru ntirikorerwa, Imana yaritanze nk'impano muri Kristo Yesu. Amazina rero ni Musabyimana Joseph Mugisha. Nanjye nagiriwe ubuntu mbumukiranutsi mbikesha igikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Amen, amen. Barishimye cyane. Ayo ni amahirwe akomeye cyane. Dawidi arabivuga. Bo hanze hari amahirwe tuzi. Yego. Agiye atandukanye, kubona akazi, kubona urubyaro, urushako, visa yo kujya kuba muri Amerika no mu Burayi n'ibindi bimeze gutyo. Yego, kugura imodoka urakoze cyane, kuva mu bukode ukabona izo yawe odite. Yego. N'andi mahirwe atandukanye no gushaka kiri mutoya, mu gihe abandi bavuga ati ntiwagumiwe. Yego rwose. Tugize amahirwe ubonye umugabo hakiri kare, ndetse kandi umugabo w'umukire. Tuvuge mu mazina yabo. Umugabo waribonye ifaranga, wubatse ko n'ibindi nk'ibyo. Ariko Dawidi kuba atamuzi yari umwami wa Isirayeli, akaba mwene Yesayi. Yabaye umwami avuye mu ntama, yari umushumba. Imana iramwimika umugira umwami wa Isirayeli. Ariko biratangaje, yavuga amahirwe. Yego. Muri Zaburi 32. Yego. Ariko Pawulo akongera akabigarukaho mu Baroma mu gice cya 4. Nibyo. Guhera nko ku murongo wa 6, wa 7, wa 8. Noneho akavuga amahirwe sasa. Akavuga amahirwe. Ayo muntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Imana ishimwe. Ntavuze ko yubatse etaje. Duhere ko ari umwami. Ntavuze ko Imana yamukuye mu ishyamba ikamugira umwami wa Isirayeli. Ikintu gikomeye. Ntavuze icyo, ahubwo aravuze ngo wahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa. Abati yahirwa umuntu Uwiteka abaraho kandi gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Ngaya amahirwe. Ni amahirwe akomeye cyane, kandi warahiriwe mwene data. Ariko ayo mahirwe n'ayabera twese. Nibyo. Ariko nawe udukurikire waba umunyamahirwe. Ikibazo iyo mwumva ijambo ry'Imana ntimwiyenteresa cyane ku cyabahesha ubugingo. Yego. Niyo mwumva ngo hari abavugabutumwa bwiza bakomeye, muba muri gutekereza babandi bavuga ngo Imana iragira guteturuye, Imana irakuzamuye, gukwiye ku cyavu, ukeranyije n'ibikomangoma, iguhinduriye amateka. Kandi burya hariho amateka abiri gusa.
hariho amateka y'umuntu muri Adamu, yego, ariko hakaba n'amateka y'umuntu muri Kristo. ariko ngo Imana iguhinduriye amateka y'Imana yahinduye kera, ahubwo ntibabimenye. Ubwo nicyo turi kubabwira, kandi kubwira ko amateka yawe yahindutse, ahubwo wakiye guhindurirwa amateka kwawe. Guhindurirwa amateka nyirizina no gukira za karande n'imyaku n'imikoshi gukorerwa deliverance ni ukuva muri Adamu wa mbere ukajya muri Adamu wa nyuma. Nibyo. Ni ukuva mu bunyacyaha ugahinduka umukiranutsi. Nibyo. Ukaba umwana w'Imana, umwana w'Isumba byose. Imana niyo muremyi wa byose, niyo mugenga wa byose. Kuba yakubyara rero ukaba umwana wayo, amateka abahindutse nta nandi bitekerezeho dukurikira kuba mwene Imana, kuba wabyarwa n'Imana, Imana ikaba so ntinabe so wanyu, cyane ko kuri ubu no kugira umuntu w'inshuti yawe ukomeye nabyo ubwabyo abantu barabyira, nabyo biba bikaze cyane. No kugira so wanyu nabyo ubwabyo nabyo ni ikindi kintu abantu birata cyane, ukomeye ariko noneho kugira so witwa Imana, noneho tekereza Imana atari so wanyu, ntibe inshuti yawe, yego, akaba so bwite wakubyaye, nubwo itagira irangamuntu, ukaba wanditse mwira hari uko bisa se? Ntako bisa, ukaba uri umuragwa w'ijuru, ukaba uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru. Ndabizi ko yego abantu benshi bakeneye kujya mu ijuru, ariko ntibamenye inzira binyuramo. Nibyo. Ntabwo bigeze bamenya uburyo ikibazo cyakemutse, ntibigeze bamenya ko Imana yadutuye imitwaro, yego rwose. Ni nacyo gituma bakomeza kunyura mu nzira biciriye ubwabo, kandi itagera iyo bajya. Umuntu ayimaramo igihe kirekire, ariko akajya akomeza ahubwo kuruha. Uko asenga menshi, uko aririmba cyane, uko yigomwa ibintu bimwe na bimwe kugira ngo azajye mu ijuru, niko arushaho kumva aremererwa, niko arushaho kumva ajya kure y'Imana, kubera kunyura mu nzira itari yo. Yego rwose. Bajya banavuga ko nta muntu wirukanka cyane nk'uwayobye. Abantu barashishikara cyane bari gushakisha. No gushishikara ku buryo niyo ubwiye umuntu uti inzira uri kunyuramo siyo, akubwira buryo kiyo nzira arimo na ba sogokuruza ariyo banyuzemo. Ariko se urambwira ngo siyo nanyuzemo, ariyo data yanyuzemo, mama akayinyuramo, kuri wanjye ko ariyo yanyuzemo, futi ko ariyo zanyuzemo. Niko turi kumbwira ko iyi nzira atariyo yampesha kujya mu bwami bwo mu ijuru. Ariko kandi kuba yaranyuzwemo na benshi ntabwo bigira ukuri, ahubwo nicyo kigaragaza nyine ko atariyo, kuko nyine yijya mu ijuru yo nyine yanafunganye. Ese muri abo benshi bayinyuzemo bakubwiye ko yizeye neza ko azarijyemo? Wabajije se uri umukiranutsi? Nta wakwemerera. Arakubwira ati nta mukiranutsi uri hano ku isi, ati n'intungane bwira icumuye 7:70. Icyo gihe nyine bikagaragaza ko ibyo mu by'ukuri arimo atari byo, kuko kwakira Yesu ni ukuruhuka mu mutima, kwakira Yesu ni ukuba ufite ibyiringiro bifite ubugingo, ukaba uzi ko iwanjye ari mu ijuru, ubimukesha. Amen. Reka turebe abandi bantu bashishikajwe n'imirimo. Iyo nzira nyine ni abenshi koko, ariko Bibiliya ihamya ko abantu bose bashishikajwe no gukorera ijuru bataribonye. Abantu bose, ayo ni amakuru yizewe. Makuru atari ivumbi. Ikintu cy'ukuri gihari Bibiliya ihamya ni uko abantu bose bashishikajwe no gukorera ijuru
batigeze baribona. Yego. Abantu bose bashishikajwe no gukorera gukiranuka, ngo we abakiranutsi biciye mu mirimo myiza yabo ntibigeze bahinduka abakiranutsi. Reka rero turebe icyo Bibiliya ihamya kuri ibyo. Turifashishije ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma, igice cya 9 ku murongo wa 30 tugeze ku 33. Yego. Wasoma mwene data. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo noneho tuvuge iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka, bagushyikiriye ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Naho Abisiraheli bakurikiye. Buretse gato, buretse kwihuta, dufite akanya karahari gahagije. Umuntu wenda wadukurikiye ikiganiro kigeze hagati, uri gukurikira Radio Fine FM 93.1. Ikiganiro uri kumva cyitwa Ijuru Turikorera. Wifuje no gukurikira ibiganiro byinshi byacu, wajya kuri YouTube channel yitwa Ijuru Turikorera TV. Nibyo hariho ibiganiro byinshi by'ubutumwa bwiza. Hanyuma turimo turasobanura uburyo umuntu ahinduka umukiranutsi ku Mana atabikesha imirimo ye, bityo akanemererwa kujya mu ijuru. Dusomye ijambo riri mu Baroma igice cya 9 umurongo wa 30. Turakomeza dusome ariko tubaye twikije gato. Haravuga ngo noneho tuvuge iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye. Tekereza, ntibakurikiye ibyo gukiranuka ariko nibo bashyikiriye gukiranuka. Biratangaje cyane. Abatarashakishije ijuru bararibonye. Turatinda. Abanyamahanga ngo ntibakurikiye ibyo gukiranuka ariko baza guhinduka abakiranutsi. Ubwo byagenze rero gute? Nibyo tugiye gukomeza kureba. Ngo ariko gukiranuka baronse ngo ni ugukiranuka guheshwa no kwizera. Urimo kubyumva? Reka nisomere mu Kinyarwanda. Twabivugaho iki? Ko abanyamahanga batashakashakaga ubutungane babushyikiriye, ubutungane ariko bukomoka ku kwemera. Amen. Ijambo rirakomeye. Aha ni muri Bibiliya ntagatifu niho basobanuye, niho bavuze gutyo icyo Kinyarwanda. Abanyamahanga batashakashakaga ubutungane nibo babushyikiriye, ariko ubutungane ngo babonye ni ubutungane bukomoka ku kwizera cyangwa ku kwemera. Hano bakoresheje kwemera. Umve muri iri jambo ry'Imana. None sibyo twabivugaho iki? Nuko abatari abayahudi batigeze bashaka gutunganira Imana, bagizwe intungane babikesha kwizera Kristo. Amen. Yes. Hari ubutungane abantu bashakashatse, barashakashaka, barongera barashakashaka, barabubura, baraheba. Abatashakashatse barabushyikira. Ariko ubutungane baronse ni ubukomoka ku kwemera. Bagizwe intungane n'ukwemera. Nawe udukurikira turabizi ko washakashakishije gukiranuka, ariko mu gihe cyose uzaba ubishakira mu nzira zawe, mu mirimo myiza, mu gusenga menshi, mu gutanga ibyacumi, mu gutanga amaturo, mu kuririmba muri korali, mu kuba mu diakoni, mu kuba mu evangeliste, mu n'ibindi, turagira ngo tugukorere inzira ku murimo. Ntabwo uzigera ushyikira gukiranuka. Keretse umunsi wamaze gucika intege ukamanika amaboko nibwo uzashyikira gukiranuka. Ariko nabwo igihe uzakurongera ko cyose mpari ntanahari, mbimenye ntabimenye, uzaba ari ugukiranuka uheshejwe no kwizera. Nta muntu n'umwe wahinduka intungane imbere y'Imana
abikesha imirimo ye. Nibyo. Keretse ubiheshejwe gusa no kwizera. No kwizera. Amen. Amen. Kwizera mwirirwa muvuga mudase ati ibyo bintu ng'ubuntu ubwayo by'abantu nyine ibyo washatse ntuzabibona keretse aho kubiherewe ubuntu kubwo kwizera. Kandi n'ubintungane n'ubumukiranutsi nibwo uzaba wemerewe kujya mu ijuru. Nibyo. Kubera ko ijuru ni iry'abakiranutsi. Wakwikomereza 31 niho nari ngeze. Yego rwose. Naho Abisiraheli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba ari bo batayashoboje. Amen. Abisiraheli bo bakurikiye amategeko yo gukiranuka. Yego. Mbese bashatse gukiranuka guheshwa n'amategeko ariko ntibakubona ntibashohoje ayo mategeko. Ariko bivuze ngo nubwo bavuze Abisiraheli bivuze ko umuntu wese uzashakira gukiranuka mu nzira yo kubahiriza amategeko y'Imana ntazigera ashyikira gukiranuka. Nibyo. Kuko utazigera usohoza ayo mategeko. Uzi mu Bagalatiya 3:10 ukuntu haravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko ngo byanditswe ngo havumwe umuntu udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Uramutse ushatse gutsindishirizwa n'amategeko byabivuze ngo uzubahiriza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko Imana y'Abisirayeli byose. Ubisohoze udasimbutsemo na kimwe. Ariko se usibye gushaka kwirushya no kwigora kujya mu bidashoboka n'ibitazashoboka ko Abisiraheli nabo ubwabo byabananiye. Siko babikoreye inama i Yerusalemu. Yego. Ibyo bintu biranditse mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 15 ba Petero na ba Yakobo na ba Yohana ziriya ntumwa turavuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abantu. Nibyo. Babikoreye inama bareba niba hari umuntu waba umukiranutsi kubera ko yashoboye amategeko. Muzasome iyo nkuru ibyakozwe no mu gice cya 15. Ziko Petero yavuze kandi Petero muri wese ko yamusigira urufungo. Nibyo. Kandi nabari uragira abana b'intama za yaravuze Petero aravuga ati se ni iki gituma twakwikoreza abantu imitwaro basogokuruza batabashije no gukozaho n'imitwe natwe tukaba twarananiwe. Ariko twiringira ko ubuntu bw'Imana aribwo buzabakiza nkuko natwe bwadukijije. Nta muntu n'umwe. Ese ubundi worashaka kwigira kuri ko Petero abihakana Yakobo agahita yanzura ati ahubwo tubandikire. Yakobo avuga amagambo akomeye mu gice cya 2 ku murongo wa 10. Aravuga ngo umuntu wese wubahirije amategeko y'Imana yose agasitara ku itegeko rimwe ngo abayishe yose abayishe ninde utasitara ntawe udasitara. Hano rero mu by'ukuri bavuze ko noneho Abisirayeli ngo bakurikiye gukiranuka guheshwa n'amategeko ariko ntibagire bakubona. 3:2 haravuze ngo ni kuki ni uko batashishikajwe no kwizera ahubwo bashishikajwe n'imirimo bagasitara kuri ryabuye risitaza nkuko uretse impamvu byanze nuko ngo abantu bashishikajwe n'imirimo aho gushishikazwa no kwizera. Aka kantu rero aka kaziga gakubiyemo abantu uyu mushishikaro abantu bashishikajwe n'ibintu byinshi byo gushaka kugira ngo bemerwe n'Imana. Imirimo ngo impamvu batashyikiriye gukiranuka nuko bashishikajwe n'imirimo aho gushishikazwa no kwizera. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane kuko wagira ngo gushishikazwa n'imirimo niko kuri. Kuko abantu benshi nyine nibyo bibashishikaje. Abantu bashishikajwe n'imirimo bibwira ko izabagira abakiranutsi
abo ngabo ntibigeze bahinduka abakiranuka. Yego. Noneho gushishikazwa n'imirimo byababujije gushishikazwa no kwizera. Ngo abasitaye kuri rya buye sitaye, basitara kuri Yesu disi. Yes. Baba bahushije Kristo. Baba baramuyobewe. Nyine iyo utekereza ko imirimo yawe izakugira umukiranutsi uba uyobewe Kristo. Nibyo kabisa. Ubwo yawaza kubaho imirimo yagira umuntu umukiranutsi ntabwo Kristo yari kwirirwa aza. Ntabwo yari kuza. Nta mucunguzi wari kuba agikenewe. Ntabwo agikenewe. Kuko nyine twari gushishikara mu mirimo tugahinduka abakiranuka. Ariko impamvu bidakunda nanone tugomba kuyisobanura. Abantu bose ni abanyabyaha hashingiwe gusa kuri kavukire kwa Adamu. Ibyo birahagije. Igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka. Ibyo ni iby'abantu bose aho bava bakagera. Nta muntu n'umwe ukomoka kuri Adamu na Eva uvuka atari umunyabyaha. Hari n'ibindi bitari byo bajya bavuga ngo umuntu aba umunyabyaha ngo akuze ngo ku myaka runaka 12. Ntabwo ari byo pe. N'abatangira kuvuga ngo umuntu atangira kuba umunyabyaha ku myaka 12. Ntabwo ari byo. Ni ikinyoma. Kuko ibyanditswe ahubwo bigaragaza ko umunyabyaha umuntu aba umunyabyaha kuva akivuka. Yego. Niko Zaburi ya 51 ivuga ku murongo wa 7. Dore naremanwe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyariye. Kandi iya 58 umurongo wa 4 avuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye kuvuka kwabo. Urumvikana ko umuntu avuka ari umunyabyaha. Ntabwo wavuka uri mwiza ngo nuko ube mu byaha byavuye heza. Ntabwo wavuka uri umukiranutsi ngo nuko ube oya. Umuntu avukana kamere y'icyaha aho uko akura ikagenda yigaragaza. Ya kamere ikagenda yera imbuto zayo. Noneho akaba ari bigenda yigaragaza ariko mu by'ukuri umuntu aba yarivukanye. Aho nibyo kwa mwene Adamu wese ahava akagera. Niyo mpamvu Abaroma 13 hatubwira ngo kuko bose bakoze ibyaha bashyira ubwiza bw'Imana. Ibyo byaha wibonaho ukujya wibona ukabona arwanye nabyo arega nawe ubwawe uri umuhamya kuko warwanye no kubireka biranga. Kugise byanga kandi ushaka kubireka. Hari icyo umunyarwanda yavuze umuntu asiga ikimwirukaho ntabwo asiga ikimwirukaho. Urebye abantu burya reka kubwiza umuntu pe arwana reka kubwira umuntu arwana no kuvuga ngo nzubaka inzu sibyo agasevinga agafata loni agafata loni ya banki rwose inzu akayihambiraho mpaka akayubaka sibyo. None reka kubaze wa muntu ujye ubasha gukora ibyo. Umuntu aravuga ngo ndashaka kujya ngendera mu kirere agakora indege no kuri akabigera akaguruka nk'inyoni cyane rwose. Ubu bayero ni mask bari gushakira ubwo tuzajya gutura kuri za Mars. Uri kubyumva boherezayo n'ibyogajuru bikamara iminsi 8 bikazana amafoto sibyo. Hari ibintu nyine abantu bajya bagerageza gukora bikakunda. None reka kubaze ko kuva wamenya ubwenge ko wagerageje guhinduka umukiranutsi ko wagerageje gushaka uburyo watunganira Imana ko byanze wumva impamvu ubundi ari iyi ko hari ibindi bintu nzi ngewe ko washoboye. Umwete wihangane gato muri iki gice nsoma uyu murongo. Yego. Muri cya twasomye umurongo igice cya 9 yego nahubwo ni cya 8 igice cya 8 ni cya 9 ni cya 9 umurongo wa 16. Okay. Aravuga ngo nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira ahubwo biva ku Mana ibabarira. Ako ndagira kuvugeho na urumva ntibiva ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete umuntu abigirira ahubwo biva ku Mana ibabarira. Biramutse byava mu bushake bw'umuntu biramutse byava ku mwete no kuri umwete abantu barawugira pe. Abantu bagira umwete buriya nyine mu buryo busanzwe abantu bajya bagerageza ibintu pe kandi bakabikora
umuntu akavuga ati ngewe nzashirwa wenda nkinnye mu ikipe runaka kandi akabigeraho ati ngewe nzashirwa ngiye gukina mu Burayi akabigeraho. Mbese abantu mu mwete wabo hari ibintu bajya babasha kugeraho, ariko ibijyanye no gukiranukira Imana ntibiva ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete umuntu abigirira, ngo biva ku Mana yo ibabarira. Mu yandi magambo umuntu abeshwa no kubabarira. Nibyo. Noneho reka ngwere ibi bintu bibera agaterera nzamba bikaba amayobera mutagatifu wa mugani. Iyobera itagatifu ry'ukwemera ni uburyo n'abantu ubwabo bigisha abandi ko bagerageza gukora kugira ngo bazabe abakiranutsi. nabo ubwabo umubajije yakubwira ko atigeze abishobora. ariko ikintu cyitwa ikorosi ikaze n'ikintu cyitwa umutego gutyo umuntu akubwira gushobora ibintu kandi umuntu ubikubwira ashobora kuba afite nk'imyaka nka 50 n'urugero, wowe ari kubibwira akurusha nka 20 cyangwa se 30, akubwira ati gerageza ukiranuke ku gato n'akanini uzabigeraho. nawe atarigeze abigeraho. ni gute se koko bajya bavuga ngo si ukwanga bakuraga urubanza rwamuneneye. umve umwami wacu ukuntu yabivuze muri Matayo 23:4 umve ukuntu abivuga 23:4 aravuga ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. iraremereye ntinaterurwa. ntibishoboka nyine ibyo ntibishoboka, ntabwo bishoboka. ntibishoboka. n'abo bantu ngo ntibanayikozaho n'imitwe uretse no guterura, bo barabizi ko batanakozaho n'imitwe y'intoki. tanga ibi kora n'ibi gira gutya naya kigoroba niba turi yo kwiyiriza muri korali. uzikora abantu barwara igifu silivupure kikanabokama ndikizanakira kubera kwiyiriza ubusa cyane. hari nabo imisozi gwira bagiye tubyumva bagiye mu butayu no mu myobo ngo bari gushaka ijuru. oya ntibishoboka. hari imisozi myinshi wajya ugasanga y'abantu. ntabwo ibyo ntibikunda. ni mutuze tubasobanurire ahubwo uburyo ikibazo Imana gikemura. Imana rero yo ntiyashatse ko umuntu yishakamo gukiranuka kubera ko bitakunda, ahubwo yadushakiye gukiranuka. Nibyo indirimbo twahereye iravuga ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe udaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, ariko icyo ni icyanditswe n'ubundi. iyo ndirimbo ibikotinga icyanditswe cyo mu Baroma ibice 3:21 ese wahadusomeye di tuhasome 3:21 yego nahageze. haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. yego nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamye. buretse gato nubwo bidashoboka ko umuntu w'umukiranutsi bimuturutseho, ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. nubwo amategeko n'ibyahanuwe byemeza bihamya uko gukiranuka. komeza 22 aravuga ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukanye. tekereza none umuntu wese wizeye Yesu Kristo Imana imuko gukiranuka ari nta tandukaniro. noneho rero reka mubwiye dore ikintu kitwa gaterera nzamba
ni uburyo umuntu avuga ko yizeye Yesu Kristo akavuga ko ari umunyabyaha. Si Yesu yizeye. Kandi hano wavuze ko ari ugukiranuka bizeye baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Uvuga ngo uwizeye Yesu Kristo wese ahabwa uko gukiranuka, nta distinction, nta tandukaniro. Ndibongeraho ngo kubera ko ngo ashoboye ibi nibi nta makategori. Niba wizeye Yesu uwari ukwiye kuba ufite uko gukiranuka, guhabwa bizeye Yesu Kristo bose ari nta tandukaniro. Kandi ubwo baguhabwa ni uko atari ukwabo bari bafite, ni Imana iguha abantu. Arega Yesu yaje kugira ngo aduheshe nyine uko gukirana. Ni nacyo tumwizera. Abaroma 10:10 aravuga ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Uwizeye Yesu Kristo abarwaho gukiranuka. Kucyubarwaho gukirana ni ukwa Yesu Imana ikubaraho. Iyo niyo nkuru nziza. Nibyo. No buryo Imana ibaraho umuntu gukiranuka kwa Yesu. Yesu ni umucunguzi wawe. Ibyo yakoze yabikoreye wowe yaje gucungura. Yesu rero mu isi nigeze akora icyaha. Nibyo. Uretse no kugikora yigeze no kukimenya. Abakorinto 2:5-21. Kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Singuko se nibyo mu yandi magambo ni naho tugiye kuba twikirijeho gato, tugiye kwitsamo kugira ngo mukange tuze kubaha umwanya namwe mu dusangiza ibitekerezo. Yesu ntigeze kumenya icyaha ariko ahinduka umunyabyaha ku bwacu. Mu yandi magambo ibyaha byanjye n'ibyawe wowe dukurikiye byagiye kuri Yesu. Byose ariko icyo cyumva ngo byose ntabwo Yesu yishyize ibyaha byawe bimwe ngasiga ibindi. Ariko impamvu Imana yabimubazeho kwari kugira ngo ibone uko nawe kubaraho gukiranuka kwa Yesu. Kubarwaho gukiranuka kwa Yesu rero ni ukuvuga ngo gukiranuka Yesu yakiranutse kose Imana ikukwandikaho kukaba ukwawe nk'aho ari wowe wagukoreye. Nibyo urabyumva. Nk'uko ibyaha byawe Imana yabyanditse kuri Yesu nk'aho ari we wabikoze. Niko nawe kwandikaho gukiranuka kwe nk'aho ari wowe wagukoreye. Aziko barabyumvise. Maza twakongera. Ubundaho rero ubundaho ngaho aho niho ubutumwa bwiza buryohera. Nibyo. Ni uburyo umuntu abarwaho ibya Yesu atigeze agiramo uruhare. Reka nkubwire ni ibintu zimwe abantu batabyemera nuko ari byiza cyane. Reba nk'inzu dukoreraho, iyi nzu turi gukorera mu kiganiro biragoye, sinzi ko byanashoboka umuntu mutaziranye kuba yakubona mu muhanda akavuga ngo iriya nzu tujye kwa noteri bayikwandike. None wowe kubarwaho gukiranuka kwa Yesu nk'aho ari wowe wagukoreye naho bigoranije, kuko gukiranuka kwa Yesu ko kurenza iyi nzu 100%. Ntabwo wabigereranya n'ibintu bibiri bitagereranya. Ibi bico byoroheje turi kumva bitanakunda. Noneho kumva ngo wabazweho gukiranuka kwa Yesu niyo buryo bibagora kubyumva, birenze intekerezo z'umuntu. Ariko Imana yabaye kubyumva. Nibyo. Niyo mpamvu nyine Yesu nawe yabazweho ibyaha byawe kwari kugira ngo nawe ubarweho gukiranuka. Ntiwemere kimwe ngo usige ikindi. Nibyo. Wemera ko ibyaha byawe byabazwe kuri Yesu atarabikoze. Kuki sibyo byakunze? Ubwo nemere ko gukiranuka kwe kwabaye ukwawe utaragukoreye. Nibyo. Yesu yagukuyeho urubanza rw'ibyaha, burya ibyaha yazize byari ibyawe. Nibyo. Imana imuhana niwe yarihaniye muri we. Yesu yarapfuye azira ibyaha byawe, ariko kandi Yesu yarazutse asoje urubanza rw'ibyaha. Nibyo. Kugira ngo wowe umwizire wibere umukiranutsi uzanigire mu ijuru. Nibyo. Nshuti zacu turabifuriza kwibera abakiranutsi ku bwa Yesu. Nokuri namwe mwigirira amahoro umugoroba witere hejuru cyane, uririmba intsinzi cyane, uririmbe kuri umukiranutsi. Ibyo bintu by'intsinzi bigiye gutuma bivugaho kandi iminota yari ubu ngubu abafana ba Espagne ntabwo nzi niba umenya iby'imipira. Ni gakeya byumva gutyo utambuka. Nanjye nuko ariko ndabizi ko World Cup cyangwa se igikombe cy'isi cyatwawe na Espagne itsinze Argentine ku mukino wa nyuma. Ariko buriya no kuri abafana ba Espagne umubwiye ko atatwaye igikombe
ibintu yagukorera n'Imana ibizi. Kandi se naho bakiniye ntabwo yari yiza nahagera, ntanahazi, ariko we ahamya ko yatwaye igikombe kubera gusa yafanaga Espagne. None se niba wavuga ngo ikipe niyo ngiye gufana, sibyo? Noneho ukavuga ngo ibiza kuyibaho nanjye ndabyitirirwa, kuki utumva ko iyo wizeye Yesu witirirwa ibyo yakoze byose nk'aho ari wowe wabikoze? nuko umuntu ahinduka umukirano, nuko ubarwaho insinzi Yesu yatsindiye igahinduka yawe. Amen. Amen. Yewe twabwiza buraryoha cyane, wayavuga ntiyayamara. Ariko ni mutanabyemera twebwe birakomeza bituryohe. Ndimugire ngo dushaka no kuba bemeza ku iri ntabwo ari ishyaka ry'amadini musanzwe mumenyereye, ntabwo turi kurekirita abantu, nta naho turi kubajyana, turimo turabibwirira inkuru nziza, ariko kuko ari nziza rero muyemera mutayemera twiraturyohe. Mugiye kuduhamagara nishimye cyane. Buri byaravuze gukuru ubu ngira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu mukiza wanjye, ngatemba nk'uruzi abisi ntibayazi ngicyampa nawe ngasanga uyabona. Namwe nicyo tubifuza. Nibyo Abaroma 5:1 haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Reka nsoreze ko murongo ngiye kusoma mu kindi Kinyarwanda. Haravuga ngo ubwo rero twagizwe intungane n'ukwemera dufite amahoro ku Mana muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twagizwe intungane n'ukwemera. Wewe waremeye se ugomba kuba umunyabyaha gute wawe? Muri bijambo ryo haravuga ngo nuko rero ubwo ukwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana tubana amahoro nayo. Amen. Tubikesha Yesu Kristo umwami wacu. Ngayo nguko ukwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana, nta nubwo ari imbere y'abantu, kuko byaba binoroshye kuba intungane imbere y'Imana. Aha.